nongeye kubasuza n'ubundi inshuti bavandimwe turi kumwe ku rubuga rwa online studying ICT. Muracyari kumwe n'ubundi na IT Simeo. Hari benshi bagiye banyandikira bambwira bati rwose aya masomo agenda twungura adufasha kandi koko ni byiza dukwiye gufatikanya. Uyu munsi none rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wakoresha control panel. Mujya mubona nk'ukuntu umuntu afungura imashini ugasanga ifite user ebyiri zitandukanye, wenda ugasanga hari standard user hari na administrator, cyangwa se ugasanga afitemo abayuza babiri batandukanye ushobora kwinjiriramo. Uyu munsi none tugiye kureba ni gute ushobora gucreatinga user account, ni gute ushobora kuyicreatinga ukayiha password cyangwa se byaba ngombwa ukanayisiba. Turakoresha icyo bita control panel. Cyambere na mbere ugomba kuza hano kuri start ukasacinga ukandikamo control panel. Hano murayibona ngiyi control panel, warangiza ugahita ukora next ukayifungura. Muri control panel dukoreramo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hano twabonye ko ushobora gukuramo programme runaka wari warinstaye. Noneho hano niho turi muri user account. Muri user account niho dushobora kongera umuyuza cyangwa se tukamukuramo. Hajya hano kuri change account type, urabona ko hano mfitemo accounting, mfitemo local account administrator nkunda. Vango hano ndajya kuri add new user ndi PC setting. Nimara kugera kuri add new user ndaza hano kuri family and user nje kuri add someone else to this PC. Ndakanda hano baransaba umuntu who is going to use this PC. Vango usanga mfitemo user imwe ya nkunda, ngiye kongera indi user wenda nyite guest kirimo password. Bagusaba ko nyine ugomba ku password uzajya ufungurira wenda ushyiremo. Hano barakubwira ngo re-enter password, urongera ugashyiramo ya password n'ubundi umaze gushyiramo hano hejuru, re-enter password. Hano rero baba kubaza ngo security question, ushobora kuzisubiza ngo what is your first name. First name izina ryawe niriye, wenda ni Simeo. Bakakubaza ati what is the name of city where you have born, wenda ushobora gushyiramo Kigali, izina ry'umujyi wavukiyemo. What is your childhood nickname, wenda izina bakwita gukira umwana. Warangiza ugakora next. Barakubwira ngo please type different username. Ngo iyi username tugomba kuyihindura, wenda katuyite n'ubundi Simeo. Nje kuri next. Urabona ko bamuyuza witwa Simeo yabaze kuba created. Ndamuklikaho njye hano ndetse ngo change account type. Njya kuri change account type, urabona ko aza ari standard user. Iyo ari standard user bivuze iki? Hari ibintu ataba yemerewe gukora ku mashini adafite password ya administrator. Vuga ngo sanga ufitemo account ya nkunda niyo administrator. Iyi creatinze yindi inkoze yindi iraza ari standard user. Ubwo naza ari standard user hari ibintu atazaba yemerewe gukora ku mashini. Kugira ngo mu burenganzira bwose nshobora gukirika hano nkamugira nawe administrator. Vuga ngo administrator ntashobora guhindura password y'imashini, nako standard user ntashobora guhindura password y'imashini, ntashobora gukwestaramo programme, ntashobora gukora ikindi kintu cyose cyagera ingaruka ku bandi bayuza. Vuga ngo kugira ngo umwemere kazayagira ikintu akora ugomba kumugira administrator ugakanda okay. Arangiza vuga ngo nisubira muri control panel, ongera ngafungura control panel. Hajya kuri change account type, murabona yuko abayuza bandi bamaze kuba babiri automatically. Vuga ngo rero igihe uzafungura imashini ushobora kwinjirira kuri nkunda cyangwa kwinjirira kuri Simeo. Rero hano iyo ukritseho ushobora guhindura izina ry'uyu muntu, iri Simeo, change the account name. Hano ushobora no guhindura password.
hano ushobora guhindura account type, nimba yari standard user administration, kuba muri njyamo nkemeza hano kuri standard, urabona yuko abaye local account password protected, administrator bivuyeho. Hano ni delete account igihe utakikeneye urayisiba. Hano ni manage another user, nuvuga ngo ushobora kongeraho undi mu user ugashyiraho abayuza benshi batandukanye. Rero mu rwego rwo gucunga umutekano wa computer yawe, nagushishikariza yuko wa creating abayuza batandukanye, ukagira icyumba ubikamo amabanga yawe, n'ikindi wenda uha abantu igihe hari umuntu gutiriye machine kugira ngo ataba yakwinjira muri document cyangwa se akaba yagira ibintu ahindagura muri machine yawe utabishaka. Murakoze cyane rero nshuti bavandimwe, turi kumwe ku rubuga rwa online studying ICT. Nubundi mukomeze kugira amahoro, mwari kumwe na IT n'ubundi Simeho. Mukomeze kutwandikira, mukora subscribe, mujya muri comment kugira ngo andi masomo azakurikiraho ntazabacike. Murakoze cyane, mugira amahoro.